numvaga nababaye nahereye kare manika sibame mikuru ariko nitwa niyo dusenga Alexia naturutse mu murenge wa Nduba. Ndishimye rero kuba mpagaze hagati y'urubyiruko bagenzi banjye rungana gutya, nshimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Ndagukunda kubera impamvu zirenga imwe. Mu by'ukuri impamvu ahanini mukunda ni ukubera wabashije kugeza igihugu cyacu ukagikura ku rwego rw'abantu bafashwa, ahubwo kikagera ku rwego rw'abafasha. Ibyo ndabivugira nko mu bihugu byitwa ko bikomeye, ariko ugasanga byifashisha u Rwanda mu gihe habaye intambara, ugasanga ingabo zacu z'u Rwanda zijya gutanga umusaada. Ibyo rero bituma nkukunda cyane, nkumva ko nta n'ahantu utazatugeza. Numvaga nshaka kugushimira, ariko mfite ikibazo kimwe. Urubyiruko bagenzi banjye bantumye, hari igihe abana baba batarabashije kugira amahirwe yo kwiga ngo barangize, ariko bakaba bumva bashaka gukorera igihugu. Ni mu ngabo ni byo bambwiye. Ese umuntu atarabashije kurangiza kwiga ashoboye kandi afite imbaraga, ntago yabasha kujya mu ngabo? Nicyo nashaka kukubaza. Murakoze. Hajyamo inzego zitandukanye. Urashaka kujya mu ngabo? Nanjye ndabishaka. Ariko banshi intege ngo ntago ngo nabishobora kubera mfite ibiro bikeya, ariko sinzi niba mwamara. N'abafite ibiro bike bajyamo. Murakoze. Ubwo uzajyamo. Uriga? Ntago niga. Ariko ushobora kujyamo bakanakwigisha kuko barigisha. Murakoze cyane. Uriya nawe uvuze ko ufite imyaka ingahe? 21. Okay. Ubwo tuzagushakira ibigutunganira byose. Murakoze. Nitwa Atize, umubyeyi. Naturutse mu karere ka Kirehe. Ndi umwe mu rubyiruko rwahawe igihembo cy'indashyikirwa na nyakubahwa First Lady muri 2017. Icyo gihe nageragezaga gushaka solution ku bibazo byari biri iwacu Kirehe. Hari abadamu basabaga ku muhanda, hari n'abandi bana b'abakobwa batwaraga inda, ariko nyuma ibintu bikagenda nabi. Nyuma yaho rero narabikomeje ndabikora, ariko noneho negerana na bagenzi banjye dutangira ONG yitwa Umubyeyi Initiative. Ubu ngubu dufite abakobwa 283 turi gufatanya nabo guhindura ubuzima. Ibyo dukorana nabo ni support ariko elementary, kuko wasangaga umuntu aza akaduha wenda nk'ihene zo kubaha, ariko mu mutwe ntibihinduke. Noneho twubaka systeme ku buryo umuntu tumwigisha noneho kwirwanaho. Ibi nambaye nibo babikora. Rero icyo wifuza ni iki? Twateguye event yo guhuza abakobwa 200 baturutse mu ntara y'Iburasirazuba, kuko ni naho tumaze imyaka 3 tugira icyo kibazo kurenza izindi ntara. Rero ngewe numvaga yuko ubuhamya butanzwe n'umwana wahuye n'icyo kibazo, uburyo yagisohotsemo bwakinspiring abandi, cyangwa ukagira uko buhagarika bari bari kujya muri icyo kibazo. Nateguye iyo event, ariko hari ibyo ntarabona. Nyakubahwa Minisitiri yamfashije kuri bimwe n'inama y'igihugu y'urubyiruko, ariko nka 70% nibyo tumaze kubona hari ibikibuga. Azakomeza gufasha ariko. Murakoze. Thank you, Your Excellency. If you allow, there is one young person that would like to extend a vote of thanks to you on behalf of all the young people who are here. And Okay. Unless if you want us... Okay. Yes, yes. Twasubira inyuma wenda abantu bari at the top. Pardon? Yes. No, no, no. We actually had only one person that wanted to give a vote of thanks on behalf of the youth. Right. Yes, sorry.
ntabwo nkwiriye kwibagirwa nigeze kubaza minisita wa youth hari ikintu cyabaye mu minsi yashize ariko ndakivugira kugira ngo urubyiruko niho naza mvuga imico ko twifata nuko twumva byagira akamaro cyangwa se bigatera n'ikibazo. Mu menshi yasize hari umuntu waje, hari abantu baje hano bazobora hari ibintu bashyize online babwira abantu urubyiruko ko bashobora kurukiza, ko bafite umuti wa buri kintu cyose kandi ko bashobora kubaha ubukungu amafaranga byihuse cyane. Ni abantu bari baturutse hanze ariko muri uriya mu mujyi kuri convention center abantu barakubita ibihumbi 5 by'urubyiruko byuzura aho ngaho. Naho ikibazo cyari kirimo ni ibibazo byinshi. Icyambere, niba dufite urubyiruko rwumva rutyo rwirukankira ibintu umuntu avuga ati nkiza abantu nkabaha amafaranga nkagera rukiruka rukajyayo, hari ikibazo. Nta gutekereza ntaki. Ariko ikibi cyane muri byo, uwo wabashutse ko abakiza yashakaga ko bamukiza ahubwo, kubera ko yabavanyeho amafaranga batari banafite, ngira ngo bamwe barayagujije abandi barirukanka kujya gutanga ayo mafaranga. Abantu ibihumbi, youth, young people like you, wenda n'aha ngaha tuvugira bamwe muri mwari muhari. Murabyumva icyo ashaka kuvuga? Niba dufite urubyiruko rumeze rutyo, hari ikibazo kinini cyo kugomba gukemura. Gusa umuntu utazi n'ahava n'aho ajya gushuka abantu kugira ngo ni nk'aba bandi bazaga bakavuga ngo bakiza abantu indwara, bakiza abantu ubukene, bafite ubushobozi bwo kubikiza, ariko ukasanga barabikiza abandi bo badashobora kubyikiza, ariko abantu bakiruka bakajyayo. Ibyo bintu mwarabyumvise cyangwa murabizi? Ubwo hari ikibazo kigomba gukemuka rero. N'ubu hari ngira ngo abo bantu abapolisi yaraje babikora nta n'umuntu n'umwe ubizi. Abapolisi yagiye kureba no mu hoteli aho babikoreye, basanga abantu ntibari babizi, babona abantu buzuye aho ngaho bagera mu bihumbi. Hanyuma bagiye kureba basanga hari umuntu wiyandikishije wavuze ko agiye kugira inama y'abantu 500, ariko hari haje ibihumbi 5 cy'abanyarwanda. Mwebwe abana bato birukanse. Ubwo abonye baje ari benshi, ashyira imifuka aho ngaho ngo bashyiremo amafaranga, bakayashyiramo. Uwayagujije, wari ufite ayo ngayo gusa nta kindi afite, aragenda ajya gushyiramo amafaranga. Iyo polisi itaza kubijyamo ngo ifate n'abo bantu, ariko ngira ngo hari abagomba kuba baratakaje amafaranga kuko ntawamenye wayatanze n'utayatanze ukuntu byakorwaga. Hari n'abandi bari bayatanze online nayo ayo yagiye, uwo ngo yayatwaye, ariko bo barabafashe barafunze. Nahoze ndeba kuri social media, hari abantu kubera ko uwo muntu ngira ngo yari yaturutse muri Kenya, bavuga ko uwo muntu agomba kurekurwa, agomba kugira ate. Ubwo nabyo social media nayo isigaye ari judiciary, isigaye ica imanza. Ariko icyo ntabwo ari cyo mvuga. Ikindeba jyewe ni ukuba dufite urubyiruko, bya bindi nahereyeho byo kwisuzuma mukagira imico iranga abantu. Nk'icyo ngicyo ntabwo cyashoboraga kuba ahantu hatari ikibazo. Ni ukuvuga ngo mwebwe nk'urubyiruko mubitekerezeho, ntimugashukwe gutyo gusa, kuko
you should be better than that. All right? Icyo kimwe ndakirangije kizajya gikurikirana ubundi. Icya kabiri, hari umushyitsi mu bari hano twaganiriye mu minsi yashize, ufite igitekerezo cyiza ushaka kuzana moto. Abahoze bavuga moto, hari uwahoze avuga igitekerezo, niko naje kukibuka. Izo moto turashaka mu Rwanda ko twagira moto zikoresha electricity gusa. Electric motors. Ziriya zindi zose kubera ko ziratwangiriza n'umwuka duhumeka n'iki, ubwo tuzava aho ngaho tujya no ku mamodoka. Ariko ibyo turabikorera ko ni bigezweho, ni biteza imbere u Rwanda, ni biteza imbere abanyarwanda, ni isuku. Ariko ntabwo tuzajya tubambura gusa ngo tubagurishe izo ngizo, tuzashaka uburyo tuzigurana. Urabyumva? Aba moto, ab'umwuga wa moto, nagira ngo mbategure ko muzadufashe kubyihutisha igihe bizaba byatangiye. Twe turacyakora kuri ibyo ngibyo, n'abo tubikoranaho bafite uburyo bashobora kutugeza kuri iyo ntego. Mwabyumvise, electric motors, za moto zikoresha amashanyarazi gusa, biri mu pipeline. Ndashaka ko tuzafashanya kugira ngo tubigereho, sibyo? Ntabwo ntitwarangiriza ubu noneho nkabashimira kandi naho ubutaha.